116 TV. Enjoy your digital life. No. 지금 그러니까 이쪽 히치가 왔나? Já sei, nem como na way. Skugati. We Jane King. Gati ma. Uskosa tatu zagize warumu. Shamani cyangwa mari tureko twaje guhiga. Akureka mbanze mwagakoma kabisa. Aye me va me. Cyafatiyemo Zangwi. Ese ni iki cyafashe se cyane. Yes we. Ako jeni man. Man ibi ni bicu. Ibigiseho. Ibi ni bicu ukora man. Iki? Kwa turi muri gato man turi abantu babiri. Uzi ko nta kintu dufite. Telemusi yarayuzi. Telemusi umuntu mani cyo kuzurandambiye wallahi. Kurandambiye. Kujugabanya man. Musungu dukombe turindwi na mwe ko nukukora n'ingono twinshi. Dukombe turindwi umuntu asa ni yari yishonje. Nimugoro wagitetse tuze giterekaho. Urambwira ngo turaba tunywa nde natsinzira na dukombe turindwi kuko nitwo twinshi. Umva mbese. Udukombe turindwi. Iyo ndamiyadimba nutayigabanya. Ibintu usiga gukora. Rakununganira kunuri igisore. Ntabwo kwireba. Reba ritene nsigaye narurira. Muhaza se. Gahaga amazi. Munayi gukubita mu rutwe. Kubita. Ako je urambabaje. Tumaze igihe kingana iki tutayishyura inzu. Singenda beza. Umuriro w'abandi konsoma iki cyose inzu y'abandi ntabwo yishyura. Amarero muri dodo by'umuriro. Umuriro Mani reka ubu urambabaje. Uretse ibintu dusiganye muri none. Umbwiye ko tuzabaho. Ikintu dusiganye sigiki. Ibintu dusiganye. Buri munsi urabizi ko turya amabere abiri. Simbona amabera yose ariho nafatari muri ryo wanandi tuzajya kimwe. Urambabaje. Uyu si umuriro w'abandi dukonsoma. Niko. Akora kuvuga ibyitari biki. Reba ita uricanye buhana kubona. Nterisezana umwijima. Arangiza ngo itari. Ngo base boss akaboss ubusa. Ubundi sharabaza ndi. We Jane reka tureke imikino man sibyo urabizi amezi tumaze mu hano tutishyira inzu sibyo tureke ibintu by'imikino ahubwo ngiye mfite igitekerezo cy'ukuntu twabona amafaranga ari hejuru ya miliyoni mwana miliyoni cyo kuze zibaye nke yaba n'ebyiri apro miliyoni ebyiri ubwo bishatse kuvuga ko niba uri gupanga uri gushidikanya n'iki wenda kuzi umujura ruhago urumva niziba miliyoni ebyiri ndatwara imwe n'igice utwara igice niziba eshatu ndatwara imwe n'igice utwara n'imwe n'igice niziba 10 ndatwara imwe n'igice nakubwo ngo natwara 8 rawo ugatwara inzira nese ubwo tugiye tugasanga aho tugiye kwiba harimo 100,000 gusa byagenda gute
ibihumbi 100 urumva nabitwara byose ukaba unsigaranyemo n'umwenda wa miliyoni 1,400,000 sinzi neza kuvuga ko nutwaye miliyoni 1 n'igice wazayinyishyura utangire ubwo ni ubusambo man reka imikino sibyo reka tugende twigwa amafaranga tuyatsindire gutyo ayo turayatsindira ahubwo sibyo reka tugende dushyiremo ibyangwe by'abapasiteri ibyangwe sibyo ibyangwe ntabwo nabibura njyewe binumvikana njye ibyangwe ntabwo nabibura ibyangwe ku cyangwe ubundi je ubundi iwanyu ni he iyi nkweto wakwambara fusi uri pasiteri nushaka ubundi bwambara none ndenda nambaye ibirenge reka ibintu byose barabitegura agacongo mani congo na data congo yamunaniye kuyambara kuko uburyo bibasha se none se cyangwa iki ukona atari bane kandi ibise ni ibiki ibi wasanga ibyo babyanyweye cya gikoma ibi ni ibiki y'igikoma uretse kuyivuga si byagufasha nanjye bikamfasha ntabwo ari boss ukajya kwambara imyenda we dushyiramo ibyangwe ibindi byose byangwe tubishyiremo nari ndabona turebe sha kuta uri umwuzukuru wa ngunda rero sinahitebura n'agakoma mwika tutagashiramo umva twagiye tugende kubani rero kanyisige cyane bibiliya guziri Habibi Mariya avuga ngo tukizwe kabisha neza neza kagashyira mu foto kiba nabonye gasigaye gashyushye igikoma fresh fanga gashatu ndetse tuyizu fanga gakyaki urufunguzo ndishyira munsi y'urugi cyangwa tutwara janweri ushyize munsi y'urugi nibyo byaba byiza abajura b'ikigenda bazi twari waruze mu iserire kugira twaza kuruta urabize urinda angahe waruze mu iserire shabaza ubwenge nubwo ari buke batugenda dore ukuntu agenda dore ukuntu agenda dore ukuntu agenda dore ukuntu agenda tanira ko karabo nashide mu nyana nge ndesha mano uniza agapantaro akubita kwiriya Santiago uyu munsi ubwo nta mikino ntareba nabi ndamukoraho ibyo kubanya mwigendaho ndabizi viye wasapfuni no yigize nyirindobo utumuha amahoro sinigeze mbimenya kubaguko ubundi wewe kamwiri amafaranga yo gukira gutye byo kurakorera fresh tuyakorera ndo none sibyo ako subundi reka ngubatse igeni uzi nk'uturimbo ngatungaye two guhimbaza Imana guhimbaza Imana tera nka kamwe twumva ndayizi ndirimbo guhimbaza Imana tera nari ikanze nikuririmbira uritaguye kuntutu warazangwe nasese nasese usuko natwarya amafaranga guturu kuzana ibintu bya kuntutu muri we soni musuko na aje tugasanga ndirimba ni Imana wanga reba kandi kantu keza none waririmba kandi kantu keza Imana basi keza ndakibuka aheza wasaga undi rutuma amafaranga nyarye cyane itahi ubuso urarimba indirimbo aheza mu ijuru twe twapfishije hano we urarimba nawe turi mu mwuka ndirimbo iyi ngaribi ngewe ubuze indirimbo nzi indirimbo y'abasilamu none abasilamu se bararimba nyine ngaririmba twumve kanze muririmbire iyi hajya twakunda kuririmbara reka nkubwire sha nzagukubita ikinyafu ubu tugishaka muririmba gusa ndakurambiye ndagukata amafaranga mane kamwereka sibyo byo ntabwo ari byo mane
wowe reka nkwereka sibyo undi hari ukuntu niba ugiye kujya mu mwuka kugira ngo umuntu abone kuri pasiteri wabitorejwe sibyo ureba akari basi shaka akabyino urabyina keza akabyino keza akabyino keza we gashenda kibuka reba akabyino keza nabwiza mbona shari no kukabyina ngiye turi gusara urumva akarimba naki umbaza gute ihangana umva indirimbo gasohokamo akumanika nkwereka reka ibintu byinshi nta kuntu waba uri pasiteri ngo ushake gukubita ibintu by'amashakushaku sibyo uhite ngo shakushaku uri pasiteri ahubwo kakubyina ndabona kaza kurya manu uramuca no kumbwira kanyigisha turi ukuntu bagakubita kubita turebe gakubita reka uretse reka nkwereke mana reka tureke imikino sibyo wowe tugiye kubyina sibyo niba ari ugusirimba nongeye gutera akaririmbo keza kandi ukwikunda umwana wayo jeni kwikunda nakwiye narumugom turahatwitse musara ibintu bya pushi nabirimo ni ugusubiza Yesu ashimwe amen iyo bavuze ngo Yesu ashimwe asubiza ngo ahimbazwe ntabwo twasubizaga kera Yesu ashimwe hajya Yesu ashimwe nashimwe twagiye none sibyo tugiye mu kanya ngora bageze hano sibyo iminota nk'ingaya yarabahageze wowe ikintu turakora cya mbere ni ukujya mu mwuka ndabandi kugusengera sibyo wemere wihane upfukame no mu ishyamba rya Kanyarira koko iyi ni Petit Kanyarira nawe uzaje Kanyarira atabanje Petit Kanyarira haleluya Imana iravuga ngo muze mukizwe muzane ibyo mufite byose haleluya nubwo nkwereye igikoma sibyo nubwo nkwereye igikoma ariko birangira none se mani rega ndashonje ariko narebe sibyo ndayihinganye nayishima sibyo none ubwo ngo tugiye kujya muri mudu ate sengere urumva none ujye utitira urumva nushaka kugira no hasi itira gutya cyane itire zamuka njya hejuru afangora bafashwe n'amadayimoni nako hoya uraburi muzima rega ndakwemera uri inshuti yanjye sibyo se inshuti ni Yesu ushaka maze kukumenya ariko nawe uriyo uri ga genda inshuti ni gakwirasa nakubwije ko tuzi narebe kusomana reka ibiciro twaje gukura amafaranga birumvikana njye ko ndi buguhe make Waroje? Nari. Watunze aruri. Nabanje kujya muri penitentiary. Penitentiary. Kutagiye ku gitanda cya penitentiary. Okay, waroje gukora amafaranga. Siyanga ko yatwaye. Nde gusinya nta yafataho n'imyenda. Oya si. Ibanze yamereza. Nibyo murimo w'Imana sinya. Okay. Akira uyacunge umenye ko ari umutungo wa Karubanda. Birumvikana imyaka 3 namaze ndi gasoro urumva abantu baramufaranga. Bajya basengera mu mashyamba wandi byose ni imirimo y'Imana reka mbegere ngo byo kwikunda umwana wayo Imana iravuga ngo uzagera bari kuvuga izina ryayo ngo ntuzahanyure haleluya
haleluya mwene data amena Kristo Yesu akuzwe iteka ryose urangiye kundi abasenga amena natwe turaba nako uri umusenzi ubwo ngo haleluya ubwo ngo uri umusenzi amena haleluya amena ubwo nandi uno mu Kristo rwose nayo imaze kumusengera amaze gukizwa ariko haleluya Imana iravuga ngo ugiye guhura n'ibigabo bibiri ibyo bibiri haleluya habe mwene data uno musaraba wa Yesu haleluya atari biki gihe asigaye bambara n'amayerene amena umusaraba ahantu wambara hose apfa kuba ari ku mutima Yesu ari ku mutima wawe amena amena haleluya nuko Imana yavuga ngo ugera ahantu nawe usenge niyo mwa muri babiri cyangwa muri batatu Imana yo mwishura kumva haleluya vuga ngo Imana yo mwishura twumva Imana yo mwishura twumva amena niyo mpamvu ugiye gupfukama tukagusengera wowe ugiye guhura n'ibigabo byo bibiri by'ibijura bikakwiba amafaranga ujyanye haruguru haleluya amen ariko Imana igiye kukugira neza vuga ngo Imana igiye kungira neza Imana igiye kungira neza amen haleluya zara tugufashe mwene data oya munsengere nyafite haleluya humura mwana data nyafite haleluya turabakozi b'Imana humura twasizwa amavuta n'Uwiteka amavuta amen vuga ngo amavuta vuga ngo amavuta amen zara tugufashe mwene data haleluya amen humura wowe rwose aya mafaranga nahana arajya haleluya avuga ngo amen ariko Imana yatubwiye ngo nako tuzabura ibidutunga kuko ayibeshi dutungisha ijambo ryayo amen tukama tugusenge mu izina rya Yesu haleluya nuko Imana bari mu Kamisiri ngo ibwira Mose iti Mose uranyumva ndakumva Mose uranyumva neza ndakumva ati kwe turi bikweto byawe haleluya Mose fungura vuba bote sindira haleluya Imana igigira neza burangwa arukuni kubona ikakubwira ati wowe kwe turi bikweto byawe nuko Imana ibwira Mose ati kwe turi birenge byawe barangije amubwira ati Mose reba hirya no hino reko nta muntu gukubona haleluya amen Imana ibwira Mose ati Mose tora ubwoko bwawe Mose aramutora Mose cyari ntabwo umanuka hepfo uguruka Mose araguruka haleluya Mose ararenga haleluya Mose simbuka urenga simbuka Mose haleluya unanje nari Imana amen unanje Imana irambwira ati wowe nadi w'i Rwanda tambuka ngo ndatambuka none nambwira ndatambuka moteri ntabwo nawe urenge haleluya amen nari Imana ngo ndarenga mu izina rya Yesu amen me. amafaranga ya paruwasi we banda Yesu n'ejuru amafaranga ya paruwasi use daro chacha amafaranga ya bari rata we vuga kari muno abe n'ijana miliyoni ebyiri ntabwo bishoboka nasobanura ngo iki funzwe narongoye we Mana Yesu n'ejuru ibi wabisobanura gute funzwe narongoye ntabwo bibaho Mana we ntabwo bibaho 116 TV, enjoy your digital life.